Yoze. Ye. Ngwino tuganire ndagushaka. Icara hano tuvugane. Mbega umunaniro. Rero mwana wa mama, ikintu cyari gitumye ngo hamagara. Urabona iyi nzu tubamo turi babiri. Mu rugo urabizi ko bapfuye bakadusiga. Ubuzima buradukomeranye. Turya ari uko wagiye gukora icyo kiyedi cyangwa wahingiye ayo mafaranga. Rero numvaga najya i Kigali nkareba ko twabona imibereho wenda nawe nkajya mufasha. Ugiye kujya i Kigali? Si Kigali ibintu byaho njya numva. Kigali amakuru yaho njya numva ko atari meza. Uyu nzajyayo ariko nzagerageza muri. Kandi nawe nzagufasha. Uzajya ukora se nuronka basi umenye ko asize musaza wawe umwoherereza. Uzakora neza se basi utahe. Nzataha ndumva nafashe uwo mwanzuro. Abana rwose mushicanye ntabwo nakuza kujya gushaka imibereho. Ibyo uhangana kabisa umenye ko asize musaza wawe mu cyaro. Nawe urareba imibereho dufite badusize turi imfubyi. Nzagerageza nitwararike pe nzajya ngufasha mu muvandimwe. Ikibazo rwose genda ushake wigahige ntabwo mwubirire ibyo nzirikana umenye ko nanjye mba. Nzagerageza. Saba nta kibazo rwose ndabikomera uzagende kuwa gatatu. Ntacyo nyine nawe uzasigara ucungira imitungo. Icyo uzajya ubona ujye umenya ko wasize musaza wawe umenye nzirikana. Nta kibazo. Ubwo nanjye ngiye kuba ndangiza kari akantu. Ubwo nawe reba akandi kari mu buri bikoramo. Kandebe ko hari ikindi naba ndi gukora. Kanange mbe nkora kano kazi kawe. Subu ntabwo ugiye gutarakera? Oya. Uragenda izi saa kune gutarakera? Kagenda ni kure. Ewe data we. Kanange muherekeze. Kuva ku Gikongoro urajya ngo kugerayo nibambwiye ko ari igihe kinini. Ambara vose imodoka zitaragucika. Data ibaze ngeyo n'ibirenge ntabwo nagaruka. Bidasanga ajya bagwete cyasanga. Sasa urambaza ndanabizi. Cyo nuko azaba ari kare. Yavatege. Tugafatanya zitaragucika. Shyiramo ikoti nanjye ndagenda kugeza hariya kaburimbo n'ikindi. Ibyiza ni uko wasigara ku rugo bakatwera. Sibyo? Mugeze hano? Sanga agenda mushiki wanjye. Ngo nyine sanga bayi genda tuzasubira. Ubu nyine ndagusize ngiye i Kigali. Yagushakisha kabisa urebe uko bimeze. Sigara ureba imitungo ababyeyi badusigiye nanjye reka njye gushaka amafaranga. Genda uhigahige kabisa. Ibyo nzirikana ariko. Nakundi nzagukumbura. Sanga agenda mushiki wanjye. Bye. Kanange mbasubiye mu buriri. Genda uryame. Akose koko mana wi Kigali koko bavuze ko ari amahanga akazi ko nje gushaka ubu nzakabona.
yewe yewe karame bite yewe kuryamye hano nyine mvuye ku gikongoro ndimo ndashaka akazi nakabuze n'ahasi y'amazi ndananiwe inzara iranyishe. okay nta muntu uzi nangahe i Kigali se ntawe nzi n'ibizu nagiye mbona nashatse kubyurira mbura uko mbyurira. we ntabwo burira igipangu bakanda soneri ubundi bakagukingurira. Ibyo narinzi. uzi akazi ki ndashaka akazi ko mu rugo ngo bino mu modoka hanyuma ubundi tubanze bagushakira ibyo kurya ubundi ibindi turabivugana nyuma. ariko urashonje disi. agarara hano. How are you? Uyu muntu usanze ku muhanda ashashonje yaje gusaba akazi sinzi hano yambwiye ni birebire ngo muzango tugire tumufasha. None se sheri uko kwanjye no hasize neza ibindi turabivugana nyuma sheri. Vani akira cyane uyu muntu ugenda mwereka ahantu aruhukira. Mahene byo ndabona yenda kuzikana inzara. Meze neza sheri nawe oya sheri ntabwo urugo rwanjye rwose ari muri Aruferina. ndagusobanurira. Okay? Calm down.